intambara u Rwanda none nibwo buhamya bwawe ubw'ejo, maze Yesu utagira uko abigenza arambona, maze Yesu utagira uko abigenza aramfata. Murakaza neza mwese bakurikiye God's Talent TV. Amazina ni Iragla. No munsi nabazaniye umutumirwa ufite experience muri muzike. Turaza kuza kuganira byinshi. Wowe wese ukurikiye God's Talent TV ukaba ufite imana, ukaba ufite byinshi cyane ujya wibaza, ujya ugira ubwoba, ujya witinya. Aka ni akanya kawe. Turaza kuganira byinshi n'umutumirwa wacu. Murabizi ko ntangira nta ikaze mu byo bwa muzike, ntaza kongera nta ikaze mu byo busanzwe tuganira. Reka umutumirwa wacu mbanze mu ikaze nk'ibisanzwe mu byo bwa muzike. Turaza kuza kuganira byinshi. Ikaze. Hanurira ibyawe, hanura wizeye biro gera bibeho, hanurira ibyawe, hanura wizeye biro gera bibeho, hanurira Umvishe mutumiga wacu, reka twongere tumuhe ikaze. Amakuru ni meza. Reka tumuhe ikaze wibwira abakurikiye God's Talent TV birambuye. Ikaze. Murakoze. Amazina ni Frank Bitezeho, ndi umukristo ndakijijwe, ndi umuririmbyi, ndi umuramyi, indirimbo zihimbaza Imana, nsengera mu itorero rya Calvary Temple rikorera hano Kimironko. Frank urakoze cyane. Frank no munsi tugiye kuganira uri kuri God's Talent TV. Yego, ikibazo cya mbere Frank, ndagira ngo umbwire urugendo rwawe muri muzike kuva kera kugeza ubu ngubu. Murakoze cyane. Urugendo rwanjye muri muzike ni urugendo rurerure cyane. Sifite imyaka myinshi ariko uko ingana kose nayigizemo urugendo rurerure mu muziki. Natangiye kuririmba ndi umwana muto cyane. Mfite imyaka 7. Imyaka 7? Imyaka 7 ndirimba muri korali z'abana Sunday School. Ndabikomeza gusa sinabihaga imbaraga kuko nari ntarahishurirwa neza ikiri muri njyewe. Uko ubuzima bwagiye buhinduka, uko ngenda nkura, nibwo nagiye mbasha gusobanukirwa kugeza na n'ubu. Yego. Muri make muziki imazemo nk'imyaka ingahe ugereranyije? Murakoze cyane. Muzike imyaka namaze ndirimba muri korali z'abana cyangwa izisanzwe, akenshi sinkunda kuyibara cyane. Imyaka nkunda kubara kugeza ubu ngubu ni imyaka 10. Imyaka 10? Imyaka 10, ariko nkorera mu ministeri, nkorera mu makorali ku rusengero. Natangiye urugendo rwo kuririmba njyenyine muri uyu mwaka. Nabaga muri za ministeri. Frank, ndumva waratangiye kuririmba cyane, ariko ni ryari wamenye ko ufite impano yo kuririmba Frank? Murakoze cyane. Igihe namenye ko mfite impano yo kuririmba nuko natangiye nkiri umwana, najyaga ndirimba ukabona abantu barafashwa, ariko ngatekereza ko ari bya bindi by'abantu bakunda abana. Mwana yaririmbye barishima, akaguha amafaranga, bakagira bene ibyo bintu. Ariko hari urundi rwego ugeraho ukavuga ati iyi niyo gahunda yanjye, iyi niryo yerekwa ryanjye. Ndatekereza ni nka 2013, 2014 nibwo natangiye gutekereza ko ibyo ari byo byose bishobora kuba ariyo nzira yanjye. Yego, Frank arakoze. Frank, uri umuririmbyi ku giti cyawe cyangwa urimba mu ministeri gusa nk'uko ubivuze? Murakoze. Ndi umuririmbyi muri Upendo Ministry. Upendo Ministry. Baririmbye indirimbo abantu bamaze iminsi bumva ivuga ngo oya niwemere ko umwaza gutwara iby'agaciro. Mba muri Upendo, mba no muri ministeri yitwa Abanaziri, ikorera muri itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko. Hanyuma urugendo rw'umuziki ku giti cyanjye dutangiye vuba muri uyu mwaka. Nuko bimeze. Kugeza ubu ngubu ufite indirimbo zingahe Frank?
ejo bundi nibwo nashyize indirimbo yanjye ya mbere iri official hanze video yitwa Umwambaro w'Amashimwe. Hari n'izindi mfite ziri gukorwa muri studio, hari n'izindi zikiri muri njyewe zitaraza. Izo zose ni izanjye zigomba kujya hanze kugira ngo zifashe imitima y'abantu. Frank arakoze cyane, mwamwumvishije. Turaza kuganira byinshi, reka twongere tumuhe ikaze anaturimbira n'ubundi. Frank, ikaze. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyumva, Uwiteka aransubiza, ashiraho intege anyuzuza amashimwe, ndamushima kuko imbabazi ze z'Uwiteka. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyumva, Uwiteka aransubiza, ashiraho intege anyuzuza amashimwe, ndamushima kuko imbabazi ze haleluya. Yaratwibutse ubwo twari dukishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihorana iteka. Yaratwibutse ubwo twari dukishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihorana iteka. Frank arakoze, reka twongere tumwakire n'indirimbo ya kabiri. Ikaze Frank. Hari indirimbo nkunda cyane ya Upendo mbamo. Niki gitumye wiheba mudafite Imana, niki gitumye urara udasinziriye, kandi Imana hari ijambo yavuganye nawe ntijya ivuguruza, kandi nayo yababajwe no kugeragezwa, ibasha no gutabara abageragezwa bose. Nshuti yanjye ahubibwira Imana, niki gitumye wiheba udafite Imana, niki gitumye urara udasinziriye, kandi Imana hari ijambo yavuganye nawe ntijya ivuguruza, kandi nayo yababajwe no kugeragezwa, ibasha no gutabara abageragezwa bose. Nshuti yanjye ahubibwira Imana, kuko ari Data tukaba abana, turi kumwe ntacyo tuzaba. Mwamwumvishe Frank ku ndirimbo amaze kuturirimba. Reka twongere tuganire na Frank. Frank, hari ikibazo nagize, muzike ikumara iki mu buzima bwawe? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere nshimira Imana nuko yabonye ko bikwiriye ko nanjye nahagarara muri uyu mwanya. Ikintu cya mbere mariye ni ugutuma ubusabane bwanjye n'Imana buhoraho. Niho hantu njya ngera ngabasha gusabana n'Imana, nkumva Imana ndetse nayo ikanyumva. Nicyo kintu cya mbere mariye. Ikindi muzike mariye cyane cyane, navuze ko ndi umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana cyane. Ntekereza ko hari agaciro ufite ubunini, hari umwambaro nambaye nambitswe n'icyo kintu, ako ni akandi gaciro. Kandi ikindi kintu mariye muzike, hari ubundi buryo mu buryo bw'umubiri idufashamo busanzwe, bwa buryo bw'amafaranga, bwa buryo bw'izindi opportunity mu bindi bintu byinshi bitandukanye. Ikimariye ni byinshi cyane, sinabivuga byose, ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Ikindi wenda niyo plan ufite muri gospel nyarwanda muri iyi minsi yawe, ibyo uri guteganya muri gospel nyarwanda plan? Murakoze cyane. Intego yacu ku isi niyo guhindura abantu benshi kuba abana b'Imana.
abatarahinduka n'abana b'Imana abitwa abana b'Imana ubu tukabakomeza cyane cyane. Intego yanjye muri uyu muziki njye nazanye amagambo abiri. Ijambo rya mbere ni ryo gukomeza imitima y'abantu bakijijwe bahura n'ibibazo n'intambara n'ibigeragezo. Daniyeli byigeze kumubaho, hari umuririmbyi ubivuga neza avuga ngo ntiyigeze agambirira mu mutima we guhemukira Imana, ngo habe no mu byago yakomeje kuyiringira. Gahunda mfite niyo gukomeza abantu muri ubu buzima turimo, kuko Bibiliya ivuga ngo umukristo cyangwa twe tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Niko bimeze. Bibiliya yaravuze ngo uzanyura mu migezi ntizagutembana, uzanyura icyo ntiyavuze ko tutazabinyuraho, tuzabinyuramo. Icyo ngamije cyane cya mbere ni ugukomeza abantu muri ibyo bintu. Icya kabiri ni ukubaremamo ibyiringiro by'ahazaza, nubwo ibibazo bimeze gutya bagira ibyiringiro by'uko ejo ari heza. Urakoze cyane Frank. uri umuririmbyi, inspiration yo kuririmba kwawe urikomora he Frank? Murakoze cyane. Iki kibazo akenshi mbona nkunda kubisubiza bitandukanye n'iby'abandi. Ubundi ahantu nakomoye kuririmba bwa mbere ni ku Mana yo mu ijuru, kuko nitanga impano yarakoze, niho hantu numva bishobora kuba byaravuye. Ikindi mfite umubyeyi wanjye, mama ni umuririmbyi. Mama we ni umuririmbyi? Yego, ni umuririmbyi. Yaririmbye kuva kera, ariko ni umuririmbyi. Umuririmbyi niwe muntu numva wo hafi cyane yanjye. Aririmbye. Murakoze cyane. Ibya byose wavuze ko umaze imyaka 10 muri muziki. Nizihe challenge wahuye nazo muri muziki yawe? Murakoze cyane. Ntabwo byabura, biba bihari byinshi cyane, ariko gutinya, ubwoba, icyo kintu cya mbere nagize. Ubwoba. Ngitangira wumva nigaga segonderi tukaririmba ku ishuri n'abandi bana, ariko nagera mu rugo muri vacances wabona kuririmba mu rusengero harimo mama wawe, papa wawe, abandi bantu bakuru, ukagira ubwoba. Ariko Imana iradufasha tugenda dutinyuka. Iyo uvuye kuri iyo step hari ahandi ugera nabwo ukagenda ugira ubwoba bene ibyo bintu, ariko Uwiteka adufasha muri byose. Byageze aho birashira. Izindi challenge nahuye nazo, ugenda uhura n'intambara nyinshi cyane, ugahura n'abantu bakaguca intege, ugahura n'ibintu bimwe na rimwe hamwe wagera ugakora ukabona ntibifatika, ukumva ucitse intege. Ni nk'ibyo bintu nagiye mpura nabyo bishaka kunca intege buramo. Frank arakoze cyane, atuganije byinshi. Reka twongere tumuhe ikaze n'ubundi aturirimbira n'izindi ndirimbo. Ikaze Frank. Murakoze cyane. Indirimbo ngiye kuririmba ni indirimbo nanditse ndi muri Swasi, isa naho inkomereye, ariko ngira ibyiringiro ko hari ijambo umuvugo tumwe yigeze kuvuga, aravuga ngo umukristo w'umunyabwenge iyo ugeze mu mahoro imbere uhabona intambara, iyo ugeze mu ntambara imbere uhabona amahoro. Iryo ni ryo jambo ryankomeje, niho indirimbo yavuye. Nibisi yarumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho, n'amagufwa yari yumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Iryo jambo niryo ryanzuye umwana wa Yayiro abona ubuzima. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe.
arakoze cyane Frank, reka twongere tumwakire n'indirimbo ya kabiri. Frank kazi. Ndi kuririmba indirimbo nasohoye ejo bundi. Indirimbo yawe. Yego. Nyuma y'igihe kirekire nari maze mu butayu utagira amazi, nari nambaye umwambaro w'isoni, umwambaro w'ubutayu, maze Yesu utagira uko abigenza arambona, maze Yesu utagira uko abigenza aramfata, maze Yesu utagira uko abigenza nkurayo umwambaro w'amashimwe, niwo Yesu yanyambitse umwambaro w'umunezero, niwo Yesu yanyambitse umwambaro w'amasezerano, niwo Yesu yanyambitse we. Frank arakoze. Tukiri ku ndirimbo ye kandi amaze kuturirimbira. Frank, niki cyaguteye ino ndirimbo kuyihimba? Murakoze cyane. Iyi ni indirimbo yanjye ya mbere yasohotse. Ntekereza ko rwari urugendo rurerure nk'uko twabivuze kandi rutari rworoshye. Hari ibihe bimwe bitari byiza umuntu aba yaranyuzemo n'amateka amwe asa naho akomeye, ariko Imana yarabidukishije. Numva uko byagenda kose indirimbo yanjye ya mbere yarimo message ebyiri yo gushima Imana aho yankuye. Igitero cya kabiri cyayo kiravuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza bitashi wawe, yewe mwana w'umuntu uri mu butayu, komera kandi ushikame, uzahura n'ibikugusha ariko uzabona ukubyutsa. Uwo ni Yesu umwana w'Imana wanesheje urupfu na Satani. Iyo yari message ya kabiri. Nashimye Imana mu gitero cya mbere cya kabiri kwari ugukomeza abantu bashobora kuba bari muri ibyo bihe n'ibyo nanjye nanyuzemo, kandi hari n'ibindi biri imbere tukinyuramo uko byagenda kose, kubakomeza kugira ngo bihangane bakomere. Iyi ndirimbo nayitekerejeho igihe kirekire cyane. Nagize wenda ubuzima bwa kera bwashize ntibwari bwiza, hari ibintu byinshi nibuka Imana yakoze bituma hari ubutayu nk'uko bivuga, hari ubutayu nari mazemo igihe kinini cyane, Imana yankuyemo, ubu nyine nambaye umwambaro w'amashimwe. Urakoze cyane Frank. Dusoza, wavuze ko challenge wahuye nayo mu buzima bwa muzike ya mbere ari ukugira ubwoba, gutinya public. None ni iki wabwira abantu bose bakurikiye God's Talent TV, umuntu wese waba uri babona muri church akajya yitinya akagira ubwoba, ni iki wababwira bakurikiye God's Talent TV? Murakoze cyane. Ubundi ubwoba no bwa Satani, ubwoba no bwa Satani mu bisanzwe. Icyo nababwira, ikintu njya mbona kigoye cyane ni ukubasha gusobanukirwa umuhamagaro wawe. Iyo wamaze gusobanukirwa umuhamagaro wawe ufata igihe cyo gusenga Imana, Imana ikagufasha, Imana iragufasha. Hari ikintu nkunda kuvuga, abahanzi baririmba sekira, abantu baririmba indirimbo zitari iz'Imana, ibintu byinshi baba basabwa kugira ngo bagere ku rwego bashaka kugeraho ni ibintu bifatika, ibintu bifatika kenshi. Hanyuma twebwe amafaranga cyangwa se ikindi kintu bishobora kutabagufasha percentage nke cyane. Ikintu gishobora kugufasha ni uguca bugufi ugasenga Imana, ugasenga imbaraga z'Imana n'amavuta y'Imana. Ibyo bintu iyo bikuriho ntugire ubwoba. Icyo nababwira, niba ufite umuhamagaro wo kuririmba, uwo kubwiriza, uwo gusenga,
bikore ushiritse ubwoba, bikore ushiritse ubwoba, kuko ubwoba buva kwa Satani, agushiramo ubwoba ukagira ubwoba bwo gukora ikintu ugomba gukora, wanagikora ntugikore neza kubera ubwoba. Ariko bahumurike, nanjye natinyaga public, narebaga abantu ukabona abantu 100, 200, 300 guhagarara imbere ngo urimo kuririmba, yewe harimo n'abaririmbyi ubona bakomeye b'abastari bazi kuririmba cyane, babitangiye kera, ukabona birakomeye cyane. Ariko kwigirira icyizere, kwiyaminiya ni byiza, ejo ni heza. Murakoze. Yes, Frank arakoze cyane. Reka aturimba indirimbo ya nyuma dusoza. Frank kaze. Hari indirimbo ya True Promises imaze n'iminsi niyo ngiye gusorezaho. Tuzaririmba n'umwana w'intama wanesheje, tuzaririmba n'umwana w'intama wanesheje, tuzaza muri bendera, n'umwana w'intama wanesheje, tuzaza muri bendera, ry'umwana w'intama wanesheje. Mbega uriyo ryabera bose bavuye mw'isi, wanesheje isi na Satani ndetse n'umubiri, tuzaza muri bendera, ry'umwana w'intama wanesheje. Frank arakoze cyane. Dusoza gira icyo ubwira abantu bose ku Kigali Talent TV, ijambo rya nyuma dusoza. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere nababwira bakore subscribe, comment, share byose, hanyuma indirimbo zanjye ziba ku channel yanjye. Mbere wenda ibintu abantu bari banziho cyane, nakundaga gukora amakava y'indirimbo z'abandi, ariko igihe cyanjye cyari ikingiki kugira ngo wenda nanjye ntangire kuba nakora njyenyine, ariko nibyo ndabikomeje, n'ubwenge ndakomeje n'ahandi worship ku rusengero. Umuririmbyi mwiza agomba kuba afite itorero abarizwamo, abashumba be bamukurikirana, kubugiye kurimba wenyine ntibyavuga ngo witarure ibindi. Channel yanjye yitwa Aime Frank Official, ushobora kujyaho ugakora subscribe, comment, like, share byose. Imana ibaho umugisha, ndabakunda kandi ndabizi ko abadukunda ari benshi. Rero mujye mukomeza mudusengere, mutugire inama, byose turafatanyije urugendo rujya mu ijuru. Njye nyine sinashobora, nawe ntiwashobora wenyine, ariko imbaraga ziri hamwe zibyara ikintu gikomeye. Murakoze. Arakoze Frank wakoze kuba natwe. Murakoze cyane. Yes, arakoze cyane Frank. Twaganire byinshi cyane kuri muzike yewe no kuri muzike ya gospel mu buryo burambuye. Mwakoze cyane namwe kuba natwe. Amazina ni Andrea Gloire. Tuzabana n'ubutaha. Nimwe gikora subscribe, comment, turakenewe, zirakenewe ku kiganiro twajyanye na Frank. Murakoze cyane. Ciao.